Ikaze kuri Mimi Nyawe TV, ndabasuhuje abakunzi ba Mimi Nyawe TV. Uyu munsi noneho nje mbasuhuza mbabwira ko mbakunda cyane kandi mbakumbuye, abo tumaze iminsi tutabonana mwese ndabasaba ngo mushake ukuntu twabonana muri kuri Mimi Nyawe TV. Subscribe, views, like na share birakenewe, inkunga ikomeye cyane kuri Mimi Nyawe TV. Uyu munsi naje nisize makeup kugira ngo nari maze igihe nkisiga makeup, nari mbikumbuye, namwe ndabakumbuye cyane, ndabakunda. Muraho ukuntu nabaye agakobwa keza kubera makeup. Makeup ni ibintu byiza, makeup ni ibintu biryoshye, makeup ni ibintu abantu benshi bakunda gukoresha. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwiza bw'umukobwa no kwiyitaho, ndagira ngo mbabwire ngo ubwiza bw'umukobwa no kuba yakwitaho, agakorana imicyo, agahora asa neza, ariko buriya nka Mimi muri kubona none aha ngaha. Mimi ni umukobwa mwiza nk'uko mwese mubibona. Mimi ni umukobwa useka neza, ngira ngo mwese mwabibonye, yambika buga. Mbibutsa gukanda subscribe kuri Mimi Nyawe TV. Mimi ni umukobwa munini ubyibushye, urira rimwe, umva wa yariye nyine, nawe urabibona, akazi ni ukurya, mbese umva ntago wabyumva. Ndabategura rero mbamenyesha ko dufite aka videos nyuma y'umunsi umwe. Ndabashishikariza kuba maso kugira ngo mutazacikanwa, muhore mumeze ngo gutya. Ni vuba nk'abatwikira rero. Ndabakunda cyane, murabizi, muri inkoramutima zanjye, musabwe kumba bugufi, ibyiza biri imbere, ubundi hagashya tugakanda amazi. Rero kuri Mimi Nyawe TV reka ngarukira ahangaha, ibyiza biri imbere. Bibutsa ko ejo ni gahunda. Umuntu ukeneye kubyibuha, umuntu ufite ibiro bike ukeneye kongera ibiro, yagana Mimi akamubwira ikintu akoresha kugira ngo yongere umubyibuho. Tuzasubira utaha rero. Ni kuri Mimi Nyawe TV. Subscribe, share, like. Bye bye, ciao ciao.